ngiye kukubwira inkuru y'umudokiteri witwa Sinamenye. Uze kumbwira amasomo wigeze ukuramo. Dr Sinamenye yari afite ibitaro akoraho, bose bamwemera nk'umudokiteri w'umuhanga, umudokiteri ukunda akazi, uboneka ku kazi buri gihe, mbese ushoboye. Dusubiye inyuma, Dr Sinamenye akura yari afite mama we w'umuforomokazi, akagira papa we w'umucamanza. Yakuriye mu muryango mwiza, ariko igihe yakuraga arangije kwiga segonderi yumvaga ashaka kujya mu bintu bizatuma ahinduka umucuruzi ukomeye. Gusa iwabo ntibabyumvaga, ahubwo bamubwiye ko agomba kwiga cyane, yarangiza akabona amanota meza akajya kwiga muri kaminuza. Arangije ajya kwiga muri kaminuza, yewe yiga no hanze y'igihugu. Amaze kwiga hanze y'igihugu agaruka ari dogiteri mwiza cyane rwose. Amaze kuba dogiteri rero ashaka umugore, babyarana abana babiri. Umukuru aka kanya tuvugana afite imyaka 18, arangije segonderi. Umutoya aracyari mutoya, yiga muri primaire. Aka kanya tubari inkuru, dogiteri yavuye mu rugo mu gitondo. Umwana we kuko yiga muri primaire akunda umupira, uwo munsi wari umunsi wakonje. Umwana ku ishuri bari bukine finali ya shampiyona y'abanyeshuri, azi ko papa we ari buze kumuherekeza ku ishuri kuko umwana yumvaga ikipe yabiri butsinde. Ariko mu gitondo babyutse, birangije papa we ku kazi bamubwira ko hari akazi kihutirwa. Arangije abwira umwana ati hangane. Amaze kubimubwira yinjiye mu cyumba, umugore araza aramubwira ngo ariko se wowe ako kazi kawe buri gihe ntutubonera umwanya, baratongana ndetse baratongana cyane. Arangije nawe aramubaza ako kazi kanjye se siko kabatunze, ntagiyeyo se mwabona gute uko mubaho? Ubu se ntagiyeyo bakanyirukana. Baratongana, birangije yatsa imodoka ajya ku kazi. Gusa mbere yuko agera mu modoka yabanje kunyura ku wundi mwana we w'umuhungu, aho yarafashe ibintu yashushanyije, ama paintings yashushanyije, agiye kuyajyana muri exposition. Arangije aramutonganye cyane, aramubaza ngo ariko se ko nakubwiye ngo applying uzajye ku ishuri, ibyo ngibyo ko nakubwiye ko ntacyo bizakumarira, ugomba kwiga ukazavamo umucamanza ukomeye, dore ufite ubwenge. Arangije amaze gutongana nawe, wa wundi aramwihorera. Nawe nyine urabizi uko abana bari muri iyo myaka baba bameze, yifatira ibishushanyo bye yashushanyije kuko azi gushushanya pe, ni umuhanga. Arangije arigendera, papa we nawe ajya ku kazi. Inkuru ibabaje, ageze ku kazi mu masaha agana mu masaa 5:15 yaje kumva umutwe umurya cyane. Abibwira abo bari gukorana, bamugira inama yo kugenda akaryama nabo bakamusuzuma. Bamaze kumusuzuma basanze yagize ikibazo cyo kurwara umutwe ukomeye ku buryo ari kuviramo imbere mu bwonko, asigaje iminota 15 ngo abe agiye gupfa. Aha ni inkuru yacu rero ngusaba ngo ukuremo amasomo noneho. Muri iyo minota 15 ukurikije aho buri muntu we wose wo mu muryango ari, ntago bari bube bamugezeho. Abaganga bamugira inama byibuze yo kubandikira urupapuro, akandikira umugore we n'abana be. Urupapuro yabandikiye ukuremo amasomo y'ubuzima ashobora kukugirira akamaro. Wibaza uti ninjya gupfa niki nzicuza? Yarabandikiye ahera ku mwana we mutoya. Yaramubwiye ati mwana wa, burya suko nakwangaga, gusa nanjye sinarinzi ko biri bungendekere gutya. Narinzi ko byibuze iyindi nshuro nujya gukina nzabona umwanya nkaza nkakureba ku yindi finali, ariko ntibikunze, mbabarira. Gusa naragukundaga, ibyo nakoraga byose kwari ukugira ngo ubeho neza. Akurikizaho umwana we mukuru bwahereye ku mutoya. Aramubwira ati mwana wa, hari ikintu ntigeze nkubwira. Igihe nanganaga nawe nashakaga kuba umucuruzi, wenda iyo muba nari kugeraho nkajya mbona n'umwanya nkaza kuganira nawe mu rugo, ariko mama na papa babinkuyemo, bambwira ko ngomba kwiga nkaba dogiteri. Narabyemeye, ariko aka kanya sinishimye. Wowe rero burya uranshimisha nubwo twatonganye, kuba ukunda gukurikira inzozi zawe. Nge nabaye ikigwari nubwo mbafite, nubwo tubayeho neza, sinkora akazi nishimiye. Wowe rero uzakurikira inzozi zawe mu buzima, icyo ushaka kugeraho cyose wakigeraho. Arangije
akurikizaho umugore we aramubwira ati ni ukuri ndagukunda kandi nkunda umuryango wacu, ahubwo sinigeze menya icyo gushyira mu mwanya wa mbere. Ati burya si uko nari nanze kuza ngo nishimane n'abana tugende tujye kuruhuka dufate ikiruhuko, numvaga akazi ariko k'ingenzi, mbabarira sinari nzi ko bizarangira gutya. Arangije yandikira umuryango we wose muri rusange ati akenshi mukunda kurya nkahari, mukarya mwenyine ngataha nijoro, n'igihe tubonanye mu gitondo ngo dusangire ibyo kurya bya mu gitondo nkahita nirukanka nkajya ku kazi. Si uko mbanga, ahubwo ni uko ntari nzi ko kwicarana namwe nkababwira ko mbakunda ari iby'ingenzi, sinabimenye, mumbabarire, dore ngiye bintunguye. Iyo baruwa ni iy'agahinda. Wowe ni ayahe masomo ukuyemo? Mbwira muri comment ayikuyemo. Rero ngiye kukubwira amasomo 4 nkuyemo. Irya mbere, mu buzima ugomba kugira ubutwari bwo gukurikira inzozi zawe, kuko umunsi uzaba ugiye gupfa uzibuka icyo wari kuba warabaye cyo, atari icyo abandi bifuzaga ko ugomba kuba cyo utabaye, ukaba warabaye utishimye. Ibuka, abanyarwanda baca umugani uvuga ngo icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Tekereza nawe uwo mugani, icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Ari itabi ari n'amata, ikiza ni ikihe? Kuki se bawuciye? Burya umutima wawe ubuze icyo ushaka, icyo ukeneye mu buzima. Abandi bantu rero bashobora kuba bari kumva ibyo bari kukubwira ngo uzabe, ibyo bari kukubwira ngo uzakore mu buzima bwawe ari amata, bari kumva wowe ibyo ushaka kuzaba byo ari itabi. Ariko umutima wawe niwe uzakubwira ngo ibi ngibi nibyo ushaka, nibyo ukunze. Jya ukurikira ibyo rero, ukurikira umutima wawe. Icyo umutima wawe ushaka gukora ugikore. Nibinanga mu buzima uzabaho wishimye kuko wakoze icyo ukunda. Ntabwo ari ngombwa gukurikira ibyo abandi bose bakurikira kuko ari byo birimo amafaranga. Icyo umutima wawe ushaka nicyo ukora kikagushimisha. Ngiryo isomo rya mbere nkuyemo. Irya kabiri ni ugushyira mu gaciro, ukamenya ibijya mu mwanya wa mbere. Umuryango ujya mu wuhe mwanya, akazi kajya mu wuhe mwanya, kuko ibyo dukunda kubyibagirwa mu buzima. Gusa hari umugani w'icyongereza bajya bavuga ngo ikintu cyonyine gishobora guhaza ijisho ry'umuntu ni umukungugu. Bisobanuye iki? Akenshi tubaho dufite ibyo twifuza, tukaba ari byo dushyira imbere, tukumva ko kugurira abana imyambaro ihenze, kubaho mu nzu nziza ari byo bakeneye. Ariko burya baradukeneye, abo tubana mu rugo, abo tuvukana baradukeneye kuruta uko badukeneyeho amafaranga, badukeneyeho ibindi bintu dushobora kubafasha. Gira umwanya ubaha, ibyo mu buzima bizabafasha. Ibuka, ibyo watunga byose ntuzigera uhaga, uzahaga gusa ari uko upfuye. Gira umwanya rero wo guha abandi bantu, ubiteho. Donc ibyo nabyo biri mu bigushimisha mu buzima, nubwo uzi ko igikenewe ari amafaranga. Icya gatatu, jya wishimira ubuzima. Ni kenshi umuntu abaho yiyimye, akabaho ataruhuka, akora cyane mu buryo budashira, ntafate n'akanya na kamwe ngo yicare yigurire kamwe kamwe niba yemera kukanywa, anywa agafanta asangire n'abandi, agahora agoka. Nujya gupfa uzibuka ko ibyo byose wabyiyimye. Niwumva ushaka ikintu ujye ukiha. Ntabwo uzi umunsi wawe ngo ni ryari, ntabwo uzi ngo uzapfa ryari, uzaba wifuza kuba warakoze iki. Icya kane ari nacyo ndi busorezeho nyuma yuko nkubwira akanyongezo kamwe, ni ukujya ubwira abantu ibyiyumvo byawe. Tekereza niba uri umusore aka kanya uramutse ubonye ugiye gupfa, hari umukobwa ukunda buri gihe ubona utigeze ubwira ko umukunda, si byakubabaza? Ibyo ni ko bimeze ku babyeyi bawe. Jya ufata akanya ubabwire ko bakunda. Umugore wawe, abana bawe babwire uti ndabakunda, kuko ako kanya mutandukanye gashobora kuba ariko kanyuma k'ubuzima. Bonus rero ngiye kuguha ni iyi. Inkuru nakubwiye yabaye ku muntu witwa Steve Jobs. Yakoze ibintu byinshi, akora computer, akora amatelefone,
ariko umunsi umwe yagiye kwa muganga bamubwira ngo genda utegure ibintu byawe byose wenda gupfa, genda uganiriza abana bawe babwire ko udasigaje amezi 6 yo kubaho. Yaravuze ngo kuva uwo munsi yahise amenya ko ashobora gupfa. Yabyuka akireba muri miruwari akavuga ngo niba uyu munsi ari wo munsi wanjye wa nyuma wo gupfa, ni iki nkwiriye gukora? Yibukaga ko yavuye mu nda y'isi yambaye ubusa, n'ubundi ntacyo azasubiranamo. Bya bintu byose uko ari 4 yagerageje kubishyira mu bikorwa muri iyo minsi ye ya nyuma. Yamenye ko nubwo waba ufite amafaranga, ntabwo ushobora guha umuntu amafaranga ngo agupfire, ntushobora guha umuntu amafaranga ngo akurwarire. Muri ya minsi ye ya nyuma abamubaye hafi n'umuryango we. Jya ushyira umuryango mu mwanya wa mbere, akazi kaze mu mwanya wa 2, ibindi byose bizagenda neza. Urakoze rero, inkuru yanjye nahirangiriye. Nawe rwose amasomo wakuyemo yambwire muri comment. Nayahe? Ikindi, niba ari ubwa mbere wagera hano ukaba wumva ibyo tuvuga kuri iyi channel ari byiza, kora subscribe, sibyo? Kora subscribe rwose hano hasi. Ikindi rero wibuke kumbwira niba nyine inkuru yari nziza, umpe agatoki kameze gutya niba byari sawa, niba bitari sawa akameze gutya. Noneho sasa rero niba uri kubona indi video yanjye hano ku ruhande, ushobora kuyireba nayo ukareba ibindi bintu tuganira nabyo, tuganiraho kuri iyi channel niba utarabirebye. Noneho rero sasa ushobora no gukanda kuri iyi video iri kuri screen, iyi playlist uri kubona hano nayo ukayireba. Noneho sasa rero tubonane muri video ikurikiraho. Wow.